Alexis wo mu Nyakayanza Augustin Munyakayanza ribakare rubabaza nditunze amaronko mba nivuze nkakwibwira kwiyereka wari mwene nde inzira sifipi birori. Aha ni Ibirori TV, ni Ibirori TV, bwa bushuti bwanyu wa murava wanyu mukomeze mwigaragaze muduha subscribe, like na comment zanyu zirakenewe. Ni sifipi birori, hano ni ku Ibirori TV nkuko bisanzwe. Inkuru itugezeho kandi nziza ni inkuru abasenateri basabye leta y'u Rwanda kongera abarimu bita ku bafite ubumuga. Nkuko mubizi, nkuko bisanzwe, leta y'u Rwanda iri mu rugamba rwo gufasha abafite ubumuga, kubashyiriraho inyubako zihariye, kubitaho, gushyiraho imiryango ibitaho, kwihuza n'imiryango mpuzamahanga mu buryo bwo kubaremera no kubahuza n'abandi bantu, kubashakira amazina ajyanye n'igihe tugezemo, n'ubundi bufasha bwinshi kandi bunyuranye. Murabizi gahunda yacu, guverinoma yacu ni ukudaheza, kwita ku bantu, kubafata kimwe. Tuzi gahunda ishyiraho zitandukanye, umwe n'ubwiyunge, gender balance ku bagore. Nubwo rugendo kandi rutoroshye abasenateri bahuriye hamwe. Yari kuri uyu wa 18 Nyakanga 2023, aho abasena basabye leta y'u Rwanda by'umwihariko Minisiteri y'Uburezi, aho basabye Mujawamariya Jeanne d'Arc bamuhata ibibazo bungurana ibitekerezo. Umutwe wa Sena n'abahugarariye muri rusange bateranye bahuza ibitekerezo, bemeranya, bareba hirya no hino, bareba icyakugwa. Barebye ku mwana w'umunyarwanda kandi ufite ubumuga, bamurebyeho, bamumarira iki, yakorerwa iki. Umwana ni nk'undi. Mu rugendo rukomeye kandi rwiza, leta y'u Rwanda ikomeje guteza imbere abafite ubumuga. Ibyo nabivuze kandi ndabigarukaho. Mubona intego byagezeho, mubona mu musaruro byatanze, mubona ko ari byavanye abantu hari naho byabagejeje. N'uyu rero 18 Nyakanga bongeye baraterana, bareba icyo bakora, bongeye kuganira ku mwana w'umunyarwanda, bongeye kureba ko ufite ubumuga. Inteko rusange y'umutwe wa Sena yasabye guverinoma gushyiraho gahunda yihariye yo guhugura abarimu bo mu mashuri y'uburezi bw'ibanze ku kwita ku banyeshuri bafite ubumuga rusange no kwita ku bafite ubumuga bukabije by'umwihariko. Ni umwanzuro wafashwe kuri uyu wa 18 Nyakanga 2023 nyuma yo kugezwaho raporo ya Komisiyo y'imibereho y'abaturage uburenganzira bwa muntu mu gikorwa cyo kumenya igikorwa mu guteza imbere uburezi n'ubuvuzi bw'abo bantu. Komisiyo yasanze muri rusange mu mashuri y'uburezi bwihariye abanyeshuri bafite ubumuga biga neza, bitabwaho, ndetse bafite abarimu n'ibikoresho bihagije. Icyakora komisiyo yasanze abenshi ari ayigenga n'abafatanyabikorwa gusa. Mu mashuri y'uburezi budaheza abafite ubumuga, komisiyo yasanze umubare mwinshi abanyeshuri bafite ubumuga bayigamo ari abafite ubumuga bw'ingingo kandi biga kimwe n'abandi. Babisesenguye, babireba ku buryo butandukanye, bareba buryo kibafashwa. By'umwihariko babyizeho, babirebyeho, banabitindaho. Ku bijyanye n'abafite ubumuga bwo mu mutwe n'igwingira mu mitekerereze, yasanze hari abigana n'abafite ubumuga bakiga porogaramu isanzwe itafasha kugira ibyo bamenya. Babitinzeho, babirebyeho kandi babisesenguye. Yari inama idasanzwe. Rwari urugendo rutoroshye kuri Minisiteri y'Uburezi na Sena. Mu by'ukuri ibyigirwagamo byari byiza. Wabonaga ko bayita ku bafite ubumuga ku rwego ruhagije.